narabirebye mbura igisubizo ariko ubundi kuvuga no gutaruka ubundi ugira umukunzi umukunzi se bije muri are byumbwira ndiso mugire n'inama ufite she kugira ngo yipfurika mu buriri numva agatelefone y'imizi useka nyine nawe nabona ko ntawe pe ufite excess uramufite mwapfuye iki nise papa ibyo nabyo ni nyine mwapfuye iki nigeze kuberwa rero Mbavuze kuri cyo nigeze kuberwa nundi ivude ko tugiye tudigana nubwo ndisa ariko tugiye tunaganira nigeze kuberwa ati nabenzwe rero sasa ubundi ndagukunda bigeze ku sasa uretse mu byagenze niga muri tronco nize mbanifa niga Rwamagana gahomba bari rumbwira utangiye guseka utaranambira uretse wumbeze higa mu kabiri segonderi hari umupasiteri waje kuza kutwigisha kutubwiza ko uwo musaza yene representante gare w'ikigo asa kutubwiriza ubadive yatubwiriza ubundi twagomba ubundi umuceri twabitaga umusabato umuceri kurya umuceri ku gatandatu nyine ku isabato nyine twavuga ngo umunsi turya umusabato kandi twageze saa sita z'amanywa n'igico na byakabije kuko urumva barangiza gusenga saa sita gusohoka muri eglise saa sita twajya kurya uwo mupasiteri yatwigishaga ageze saa saba n'igice abantu barushye kandi uwo mupasiteri buri Samuel yaryaga isombe buri Samuel yaryaga isombe nikira yaracera muganga ariko baza ngo yaje gufata ukwezi kose ngo n'ibyumweru bine abwiriza ari umupasiteri ubwiriza kandi umuntu kubwiriza tuzasasaba n'itwanashonje tuza kumwanga twese tujya inama turi muri dorotwari duhamagara duhita mbwa twanze gasuzuguro uriya mupasiteri aho asoroma isombe turahazi hari igiti cy'isombe cyitwa iki igicucu aho yasoroma isombe hari mu kigo igiti cy'igicucu baza ngo twagikoreye iki twabaga muri dorotwari turi abahungu 270 baza ngo igiti twagikoreye iki cyari igiti uramo nk'igiti cyo gihagaze gutya hano ku mpande mo hagati muri tije cyaracukutse twafashe umwanzuro tuvuga ngo tukinyaraho none se papa ibyo bihuriye no kubengwa kwawe buretse wumve ngo cyakomeza buretse wumvise igiti buri saa 4 twagire kuvuga abadive bajya mu bintu by'imitwe amateraniro atangira saa 5 buri saa 4 tugatora mu tusa nyinshi 270 twajya kunyara igiti kugira ngo kizagire kite kizume reka nzaje kukinyaraho se shahu dutonze umurongo n'ibiki byose wa mukobwa ambona ngwese pumbe nawe uri muri wajya rugomo bajya kunyara ku giti kubera ko tugiye gukinyaraho pasiteri yarabwirizwe ngwe ibinyeshuri bya hano by'ibicucu bigenda bikanyarira ku giti kugira ngo ntazarya isombe ngo ni ibigoryi none ujye kubwiza kugira ngo duhime ata 8 ngo none ngo muvuga ngo ndabakereza muzamutaha 8 ubwo ni mugoroba 8 ziragera tujya kurya mu kuva kurya ati ntimwakenye ku giti pasiteri nevuze n'ibiki byose kanza nashira nyine mugoroba basambira zo mugoroba kumwe n'umvuye muri refero twari none mugoroba turahuye buriya nimba hari ikintu kibaho kibi kiryanaka n'ubukene reka da urumva ko kanyeshira wange duhagararanye yaranyitegereje ngiye kubona kujya ku rutugu abantu yeho inda Yesu we dore ko nsegosheri wabuyego niye ryo ko mbona ndinda ndavuga ndahiye ubwo burandya mpinda umushyitsi ngiye kumva numva hasa kuko karazamutse kaba karancitse ajye kumva kuko kadanje kubera ubwo buri kuko kadanje ndavuga none ngiro siri bubiki bakuri iki Musebe Ukomeze karibu naba
uganirize umushyitsi. Cyahise. Reba ugiye mu cyumba cyangwa ugiye nkawanze. Kubera iki se? Nganira umushyitsi mugati. Sinjye ntabwo namuganira. Karijya wumvira so. Muganirize muraganira iki? Muri mu kigero kimwe urabona mungana. Uyu ni umuntu mugomba kumwitaho nkamuganiriza. Inkunda komezanye gusubiremo mu mwana kibazo ndakunda koko. Wagenda kandi ugenda wambara ibintu birebire. Ukajya wambara ibintu bigufiye mu abashyitsi bari hano. Bigeze. Komeza neza kwe. Thank you. Buriya reka nkubwize kuri. Abagabo bakira barabanga cyane. Ndakunda cyane inshuro igihumbi exposa infini. I love you more. Love you too, Shidi. Cyakoze wabaye. Nakuseka neza. Ariko papa, kuba mama yarapfuye biguhereza uburenganzira bwo kuzana buri mukobwa wese umunye mu nzira. Karuvuze nguki? Ubu kuba mama yarapfuye biguhereza uburenganzira bwo kuzana buri mukobwa wese uhuye nawe mu nzira hano mu rugo mwirirwa musomagurana mwurirana mukora ibiki amaso yanjye atifuza kureba. Ahubwo se ufite uburenganzira bwo kumagara hejuru. Wacu nimba nagiranzo mugize nkore neza byibuze mbona uzakubera mu kaso muzima ntabwo imaze bwebwe. Nsakuze hejuru magara hejuru. Ndakubaza. Ninde muntu akubeshye ko yazana umugore atabanje kurambagiza? Ese kurambagiza biguhereza uburenganzira bwo kwirirwa usoma buri mukobwa wese. Siho ngose nyine. Ninde soma gwiza? Wakuna n'umuntu utasomanye? Ninde muntu akuna n'umuntu ataramusoma? Wakuna n'umuhungu utaramusoma? Hari umukobwa ugeze umva kukunda n'umuhungu atamusoma? Ni bishimishe byerekana urukundo nyine rwanya kunyine. Uzabaze nakangiye kugira ngo uzabaze nyukura ko nukunyuko yapfuye. Nawe yarafite abegise n'umuntu. Twaka kure wakibwa. Uzabaze mama. Twaka kure we. Kwambwira. Ndavuze ngo nta jambo ufite kumvugisha. Ceceka jya mu cyumba hariya. Winkungurira. Mazimisi ntaguceka wakunguziwe. Urayizwa n'iki zubundi? Urayirubaye iki? Urayizwa n'iki ubaye iki? Uje umurero wirebe. Uyu ni nyuko. Ni yasimba nyuko yakubera nyuko. Wazarinda fata mbere mama. Ntazigera nta muntu uzigera usimbura mama. Kandi ibingibi uri gukora ntabwo uzatinda kubona ko bibeshye. Ukeneye gukubitwa. Uri umushaka kubitwa nande? Umaze gushishi rwose muhuye buri ngegera yose muhuye mu nzira uraruza uzana mu urushishi nabibi wawe. Uzamenya aho wapfiye. Uzamenya kwisha. Ndavuze ngo Vimbere. Uri gukora paka vimbere. Yakoze ramubwiza kuri maki. Imana irakora. Cyakoze n'umuntu wishimana nayishimye yuze ko yampaye umugisha kangira umuhungu yansira. Kajya nshindere mu bwiza bwawe bwose nkabona uburyo nawe byaza mu musaruro kandi bikanshimisha bikananyura. Gusa uri mwiza pe. Thanks honey. Bihebuje byose gukundwa no kuri kw'Imana. Nanjye kuvangusa na Bikira Mariya ariko uruta Bikira Mariya sobeshye. Oya nawe kabisa. Harimo n'imwe twako Bikira Mariya tukagira ngo ni igihuha cyangwa tigeze abaho.
ariko iyo mubonye ubona mushobora bikira Mariya nuko kwimana Cyongeranye nawe. urasa neza pe nura agaparufe wisiga numva karahumuye iyo nkumvise tanumva arukundi kubona Murakoze. gusa nabwo bashinda gukunda pe ndagukunda kandi cyane Ndagukunda cyane. ibyawe byose byaranyuze wampaye byose nkishima nanjye nzavuga umutuzo kandi ngo urukundo byiteka ryose Ndagukunda cyane. I love you too Magi buriya hari ibintu tajya bihura mu buzima kubona umukobwa uteye neza useka neza ureba neza ufite face nziza buri kimwe cyose cyiza physical appearance and then noneho no mu buriri bikabari mawe How cyane. impamvu I used it nifite ex-girlfriend you know twajyaga tugenda najya kuvoma rwose nkavoma rwose amazi nkayabura ariko wowe wawe abo ndashaka kuzashaka umurwanya suri you know what I mean yeah Of course. gusa warakoze kunyitaho Nakubwiye ngo nishimiza. Ndagukunda cyane. sure Yeah, for real. ese kari ese kuja nshaka kureba televiziyo ese waba ari koza kwira nimugoroba ko ndi kugana n'umushyitsi sibyo reka bucyura hari filime nshaka kureba kandi itangira n'amasaha ugiye setse ndasaba ko ukoresha ntabyo byose ndaza kumwita genda uraza kurira nimugoroba noneho ko bigoranye amafaranga nzaguriza ujya kujya muri salo nyine ndabona ikomeje kurwana twe twigeye mu cyumba tugera mu cyumba ikomeje kurwana Umwana wawe n'ukuntu batubangamiye. ushobora kumva ko nagiye bimbangamiye buri Ese wajya umutoza umuco. urumva afite agahinda kanyine amufite agahinda kanyine rwose pe Ku buryo se mubwira akagusubiza kuriya. kuva nyina yapfa yarahindutse uyu mwana kandi rimwe rimwe nahinda Ubona amadayimoni ntabwo ari gusa. Ntabwo umwana yakifata agasubiza se kuriya. mwihorere tukaziba zicara ziva zo gucana kumva no kuvinjira Ese wewe turi ku muhanda. Ngukunda gutura ku muhanda. Ngira ngo umuntu ufata hano. aha Ntabwo irya. oh yes tujye kumva cyane numva wishimye Ndumva nishimye. ashaka kubivuze kurara kari ikibazo Ndiye mwana. niyo mwana reka Ese wamuhereje ubu waba oya mwihorere ntabwo yambwira ko nta kibazo n'ikindi kibuza kuvuga mwihorere rwose pe nabyibagirwe rwose reka twishime ibindi bireka sibyo I love you I love you too. timuriza kweli Thank you. welcome ikosa ry'Imana ni iki ikinyakuvura umuheto Kaliza bana mbonye bari kavuna umuheto jya kufata kuri botike aho tufata ntabwo bihazi muri zo barahuma kandi n'amatoro byayo wabwiye ko n'ibyo bivuze kandi ntunishe umutwe
Kali. Barazisukari. Gasukabwo n'imisi. Ugiye kwirigata se? Aya masani ushakira isukari? Wowe nandese? Genda nabwo bayiguhereza yifate kuri botike nzabyishyura. Wumvise? Kabwo inkuru mbi. Ibyayo nta kibazo. Yesu we. Niki? Niki? Bongo iki? Mfasha. Ndakwanga. Kameze gusa. Ubwo sirigira ibiki? Dore jya. Ariko ubundi nimwe mwishimana kugira ngo muzajye mubona uko mwisanzura muri uru rugo. Ibyo bigabo se bivanye. Mama wawe namuburiye inshuro nyinshi. Namwihanangirije inshuro nyinshi yanga kumva. Byagombaga kumubaho. Niwe wabyiteye kandi nawe nudatuza ngo tubane. Nzamukurikiza. Nta n'uzamenya irengero ryawe. Uranyumva neza? Kamubwire rero niba utarubizi ushobora kwigira ibyo byose wikaraga aho ngaho akaba ari wowe upfa mbere. Warubizi ibyo bintu? Bivuze ngo niwe wanyiciye mama. Naramuburiye ariko yanga kumva kandi ngiye ntabwo umuntu ushaka kunzamura ku mutwe nk'ukuri kwigira. No mu bantu bose ukinisha izina mageni n'ujya uryumva ni waba uri kurota. Bihita byo kugira ngo uvuga amavuga ati Mana mbabariza inzozi ntizibimpamo. Wanyumvise? Ndakwanga ukomeze wagira ngo ari gasishashi. Umva utankoraho uranyanganiye. Uyu mwana warwaye bwacyo arankoraho ngo bigende bite? Ndakwanga ukure ndakwanga. Wari usongeye gukunda. Umva nkubwire rero tuza ko tugiye kurubanamo mu gitondo mbone saa sita mbone nijoro mbone nkubere nkakire y'imiti urwaye. Wowe nande? Ntabwo wabivuze. Umuti wawe ningiye wo kugira ngo use neza. Isura yawe urwaye rwabaye umuhondo rusubiranye. Nibwo burwaye ufite bwenge. Reka nkubwire rero ningiye mfata neza. Umva nkubwire. Aho kugira ngo wowe umbere umuti napfa bakankibura bamenya ko napfuye. Ngonde? Mama wanjye my food. Ntuzigera uba mama wanjye niba warota gukanguke. Ntuzigera uba mama wanjye mu buzima. Reka. Attention nonsembure hano ni iwacu. Hari wanyigiye ntabwo. Banahinjije. Ntabwo uzigera uba mama wanjye. Ufata inzira utaha iyakwinjije gusohore ntuzigera uba mama. Wa mwana we ndaje ndagukubita na so nasa. Bakubitane sokoke mbye muzehe ngende. Ugerageze ushyiremo agapoze magambo uvuga. Nakubwiye mu gihe kukubera umuti ushaka kumfata neza. Naye nakubwiye ngo kugira ngo umbere umuti napfa bakankingura ngamenya ko nasanze mama. Reka n'ubundi wapfuye uhagaze. Ntuzigera uba mama wanjye. Urumva ntuzigera urubamo. Reka nkorohereze. Reka nkufashe nanone nkwice ugende urumva ugende usange nyuko haje.
Please.